Ma inka data turashize none. Aro Masud. Shamiga, ubu ngubu uri he? Ibagiye gahunda twadufitanye. Ye, sha nanjye ndaje ndi hafi. Nari ndi gusohoka rwose nari ndi hafi ndi mu nzira. Okay. Ngaho noneho banguka tugende. Igihe cyose se ni ngombwa ubundi ngo umuntu avugisha ukuri. Mwandeke ni cyane. Salama se Masud. Ni sawa. Reka mbanze na nicare hano ngo. Ese mani cya kigoryi ngo ni migambi kirengo tugende. Nanjye sinzu. Ubu ngubu uri urandeba hano. Maze amasaha agera muri 12 mutegereje nano bataraza. Ese buriya mugambi agira gahunda mwana. Mani. Nanjye buriya nuko utabizi. Buriya mureba bamunana ati buzuri rwose arakana babura. Umva nanjye ubu ngubu guhera kare. Migambi yambiraga ngaraje na nubu naraje. Buriya ntago yuzuye mwihorere buriya. Aro Masud. Ndi gushyira esanse mu modoka ndimo ndaviringa 7 ndi mu nzira ndaje. Ngeyeho bigeze ndanarakaye. Nshaka kumwirebera hariya. Wana utekereje nk'umuntu kabisa tujye kumureba. Harya sati hano ngaho. Atuye hano ngaho. Tugende tumurebe cyane ahubwo. Subukirimo ra. Cyane aho wamenye reka amenya kirimo nta wamenye. Gusa bo ni bande bangendereza izahara ko nari nzi ko nabahinzi mfite abo baje bajyaye. Ariko sabo ni bande bagiye kunuraho urugi. Abaje ndeba abantu bashaka kunuraho urugi da. Amiga, ngubwo ubu tubeshye ubona turi abana. Twagutegereje guhera mu gitondo saa 2 bigeze saa 11. Ngubwo radusonye. Ese mwana iyo modoka yatubwiraga iri he? Iko rero murimo muranziza ubusa. Namwe muri abantu rwose ngiye muri kundenganya. Tubwira ko uri bwatinde tukabimenya. Byari kutwiye tubwiza ukuri rwose yatwiciye umwanya. Murabona ko ntari rarenga mwamakanya nkabanza nkambaro dukweto tugahita tugenda. Nibyoroshye cyane. Gahagera vuba tugenda. Gira vuba. Ari kwizere ko mudugudu ari budukemura ikibazo neza pe. Ndamwizeye 100%. Iki gihugu kiturimo amafaranga menshi ntabwo cyaducika rwose. Nibibaho. Nabirengeje no munsi yahita nyira nta hantu twazongera kumukura rwose. Bagire ngo sa madeni bagiye kunyishyuza ubusa muyobozi we ndamucikira. Ndabacitse. Jesus. Aho ndahaminutse rwose macanyi waka. Kugira kumbona hashize umwaka ndabacitse. Imana iki gitipe kire ko ngiye maze kurandura. Migambi nje nta nubwo nyizera ubu gishobora kuba cyana kaminutse rwose cyagiye. Akaze ndebe ko kicekera cyagihungu kitaducitse. Uzibibaye mwana. Uzibibaye. Uko cyagihungu cyaducitse. Reka dukoreshe ya plan B. Niyanga dukoreshe plan C. Twagiye ahubwo.
amafaranga y'ibi bihungu kuko nayariraga iki koko mbabarira rwose mbabarira nincikirije uyu munsi nzajya mu rusengero nzajya nura nanashime cyane mbabarira rwose nincikirije uyu munsi nzajya mu rusengero nzatanga amaturo rwose nzajya nanasirimba ise nkaho urabona iki ko nta hantu waducikiye